nagize iki gitekerezo cyo kuba naba umutrainer muri 2015 gusa mbere yaho iyo amateka yayo ni gute why iyi foto kubera iki? iyo foto yafotowe n'umugabo bita Frank Axel. Washakaga kuko mbona imyenda wari wambaye ni brand yihariye, hari umurimo runaka harimo cyangwa ni kwa kundi n'ubundi ujya ukora ibijyanye na public figure? Ariko ukina n'ifoto uruganda rwansabye. Oya. Oya. Amakuru ufite. Oya. Uru ruganda rw'iyi brand. Kandi yarayinsabye ndababwira ati mutishyuye nta nimanukira. Aba trainers nkuko tubiza abenshi usanga bafite utundi tuntu bakora ku mpande tubinjiriza, ugasanga wenda nabo Sugarmamy, Sugar Daddy, sinzi niba ubizi nawe ku giti cyawe. Ntabwo ibyo bintu byigeze bikugeraho ngo ubone umukiriya kuje ariko atazanywe na gahunda ya training. Mwongeye kwirirwa neza mwese mukurikiye Legacy TV, be all in or be nothing at all. Nimba utarakora subscribe ikoreho, like, comment, share. Uri kumwe nanje Albina Sini, queen of the mic. Hanyuma ngaha duherereye ni muri chic building basement aho wasanga the trainer fitness store. Niho honyine hari imyenda ya siporo cyangwa se sports cyangwa se sport ku bantu bakunda kwambara neza iyo bagiye gukora imyitozo. Reka tumwegere, benshi mwamwumvaga kuri social media, mwamurebaga ku makoti ye ibintu bigiye bitandukanye, ariko n'ubwambe mugiye kumubona kuri Legacy TV. What's up? Umeze ute? I'm good. You're fit na nubwo nabigarukaho. By the way, nyigera hano hari ikintu mbonye gitangaje. What about this picture? Iyi foto wari urihe, byari bimeze biti? Iyi foto rero nk'uko ubibona nari nsimbutse mvuye mu ndege, ariko nari nibagiye umutaka. Yes. Umanuka uko? Yes, niko manuka ngewe. Nari meze nk'aba parachute. Ifoto yafotowe n'abantu bagufotoye bino mu Rwanda cyangwa bari mu birere nabyo? Nayifotowe n'umutipe bita Jire. Jire Mugabo. Jire photographer, ndumva abantu bamuzi. Definitely. Hanyuma dukomeza ahanga ndi kugenda mbona amamarke akomeye cyane. Iyi myenda waba uri brand ambassador wayo cyangwa ni ibintu wakoze ku ruhande uvuga uti ngenzanye iki cyango none nambike n'abantu bakeneye ibijyanye na sport? No, nubwo ntari brand ambassador nigize brand ambassador. Sibyo? Twakomeje dutembera hambibutse kari the trainer store cyangwa se fitness store, mwamona kuri Instagram wabona imyenda igiye itandukanye, ndabona harimo inkweto nziza the trainer. Yeah, I try. None mbabarira umbwire nk'umwenda uhenze mu hano n'amafaranga ngahe? Umwenda uhenze ni 60,000. Uciriritse uri hasi wakorohera abaturage? 20,000 isengre tu. Hari ubwo ujya ufata umwanya ukaremera abantu ukabahamo akenda kamwe bakirwariza? Muri business ibyo nibibaho. Yalla basi. Hanyuma iyi foto nayo ndabona ari nziza, New York City. Ahubwo se the trainer aha wari muri New York ariko? Bisa nabyo. Iyo amateka yayo ni gute why iyi foto kubera iki? Iyo foto yafotowe n'umugabo bita Frank Axel. Washakaga kuko mbona imyenda wari wambaye ni brand yihariye, hari umurimo runaka harimo cyangwa ni kwa kundi n'ubundi ujya ukora ibijyanye na public figure? Ariko ukina n'ifoto uruganda rwansabye. Oya. Oya. Amakuru ufite. Oya. Uru ruganda rw'iyi brand. Kandi yarayinsabye ndababwira ati mutishyuye nta nimanukira. Yo me people, tugikomeza ahangaha ndi kugenda mbonamo imyenda y'abantu bagiye batandukanye, harimo ama size yose buri wese yakwibonamo cyangwa hari abantu baba bafite size runaka nibo bonyine wambika? Biterwa, kubera ko imyenda ndangura igarukira kuri 3XL. Hanyuma abantu barishaka batari no, do you deliver cyangwa se ushaka imyenda zano muri chic kuyigura kwa the trainer? So I do delivery. Ariko nyine inside of the country. Ino gusa ndi gupanga ku buryo noneho n'umuntu uri hanze y'u Rwanda yajya abona imyenda.
uteganya ko azakora nka brand yanditseho ngo the trainer cyangwa se amazina yawe sinzi? Ndateganya kuzakora brand. What is this? Destroy your experience. My gosh. This is my t-shirt. The trainer T. Cyokoze. Ndateganya. Nimujya mubona ibintu birenze mujya muvuga ngo respect. Nawe wabigeraho nta birenze. Hanyuma ndi kwibaza nagiye mbona ibi bintu bijyanye n'amaproteine nabyo ni ibintu biri mu byo ucuruza cyangwa ni ibintu bishyashya? Kuko nta hantu henshi bikunze kugaragara. Byatangiranye n'iduka actually. Nabyo ndabicuruza. Nimfasha nabyita gute gufasha mu mirire tu. Kwako ibiryo turya ntago biba byujuje proteine cyangwa nta ntungamubiri zihagije ziba zirimo. Sasa ibi ngibi birabyunganira. Hano hamaze igihe kingana gute the trainer? Nahatangije mu kwezi kwa 8 kuri kurangira. Ubwo no kuvuga 2020. Umuntu wese ushaka kuba yakugeraho aca kuri platforms zawe kugira ngo abone hano cyangwa hari uburyo washyizeho bworoshye kugira ngo umuntu abone hano kuko si hari abantu bamwe batuye kure mu ntara n'iki. So kugira ngo wowe ubone ibicuruzwa urebe n'ama details nyine z'ibyo ducuruza ujya ku rubuga rw'iduka. Urubuga rw'iduka ni kuri Instagram ni The Trainer Fitness Store cyangwa ukaza kuri account yanjye nyiri duka The Trainer Official hanyuma wo kambwira ati ndashaka iki ngiki. Niyo ugiye kuri bio yanjye ya Instagram ukibonamo username ziduka. Ujya waba ushaka ko biri kose turi mu gihugu cy'u Rwanda abantu bakora za made in Rwanda bakora ibintu bigiye bitandukanye. Hari ubwo waba utekereza ko muri iyi store yawe ya fitness washyiramo n'imyenda ya siporo ikorewe mu Rwanda? Kuri ubu ngubu wapi kwako ubu ngubu ndi gufokasinga kuri brand zizwi cyane hakiyongeramo brand yanjye gusa ubu ngubu kugeza ubu ngubu ariko nyine uko wenda bizagenda biza why not, it's a business partnership biremewe. Definitely. Hanyuma ndababwira ko tugiye gutembera tukabona byinshi tutari tuzi kuri The Trainer. Wowe ufite amatsiko tangira ukande kuri like, kuri comment, kuri share, kuri notification button kuko turahari ku bwanyu na The T. Let's go Kigali Rwanda. Yo Legacy TV viewers, nabibabwiye ko ndi kumwe na The T cyangwa The Trainer. Njye ni umuhungu ntinya cyane, nimba utamutinya ubyandike muri comments tubimenye. Amakuru yawe? Amakuru ni meza. First of all, bonga corona. Big up to all that I'm seeing here. Ibi bintu ni byiza ntago nabura kubivuga namwe mu bireba ndabizi ko mona kari fresh cyane. Watangira wibwira abakurikiye kamera za Legacy. Yeah, thank you so much. Amazina yanjye banyita Laurien ariko abantu banzi ku izina rya The Trainer kubera kariyeri yanjye. Hanyuma amatsiko menshi cyane abantu bagiye bakubona hirya no hino ukoresha The Trainer Official. Biriya ni gahunda yatangiye gute nka Laurien Izere, ni gahunda yatangiye ryari muwe mwaka? Actually nagize iki gitekerezo cyo kuba naba umutrainer muri 2015 gusa mbere yaho nabwo nari umusportif bisanzwe njya muri gym nkakora bisanzwe kimwe n'abandi ariko bigeze muri 2015 numva ko bitagarukira hafi you get cause hari igihe uba wumva ufite spirit ya leadership cyangwa kuba wakwereka umuntu ko ikintu bagikora you get bitewe wowe na experience umaze kugira mu kintu
noneho in 2015 nibwo numvishe ko najya muri kariyeri yo kuba naba umutrainer bisanzwe. Hanyuma ndangije negera abantu babitangiye mbere yanjye, ndabasobanuza uko ibintu bimeze cyangwa iki. Umuntu wa mbere nahuye nawe w'umutrainer we yarabimazemo igihe ko yabitangiye muri 98. Yes, bamwita Fisi. akorera Nyamirambo still n'ubu ngubu. Ni umuntu nyine ubona agaragara nk'umujene. namwegereye muri 2016 already natangiye kuba nakwiyaforma nyine kugira ngo ninjire muri kariyeri you get. Naramwegereye 2016, arambwira ati kugira ngo ube wakora ibintu as professional nuko ugomba kumanza ugashaka like paper kuzishaka no kuba wajya muri training, then ukaba wagira skills ufata kugira ngo ube kariyeri yawe nyine ubigemo neza uzi icyo ukora you get. Ntaguciye mu ijambo, icyo gihe 2015 haciyemo na gatandatu, haciyemo imyaka myinshi. Urumva ko icyo gihe uko biri kose wari ukiri mutoya. Ni ibintu wamye utekereza ko uzakora cyangwa byahuriranye nuko wari wagiye muri izo trainings ubona uko bakora n'ibiki n'ibindi? Kuba wenda wavuga ngo wari mutoya no kuvuga ati hari ibintu abantu bitiranya you get. Age is just a number. Like ability yo kuba wowe wakumva ko washobora ikintu nabyo ni ikindi kintu you get. Sanago ushobora kuvuga ngo wenda no mwisi y'ubu ngubu ntago bakigendera kuvuga ati ngo uyu mutrainer aje kunkoresha ngo afite like 24, aje kunkoresha afite 25 you get. Bagendera kuvuga ati uyu muntu arankura hehe arangeza hehe you get. So kuri icyo gihe rero ntago umuntu yari kuvuga ngo uyu nguyu ndabona ngo afite nk'imyaka wenda 22, ndabona afite imyaka ingahe ngo ntago ashobora kunkoresha. Ahubwo we icyo yarebaga nicyo ashaka kurenza uburyo we arimo arakubona, kubera ko hari abafite imyaka 40 still lifestyle n'ubundi yabo I mean like style yabo nyine bakoreramo n'ubundi iracyari it's a old stuff, biri old. Ntago they never level up, ntago bakora research about their career you get. So ntago biratandukanye rero imyaka no kuba wowe wakora. Exactement. Hanyuma abantu benshi cyane bakunze kukubona ugaragaza ibyo bikorwa, kandi koko kuva icyo gihe uruhando wararutangiye as a trainer kuzamuka. Je ndibaza mbere aho nta bindi bintu wigeze ucamo ngo ukore hanze kuba umutrainer, nta bindi bintu wabanje gucamo ngo uvuga uti wenda ibi ngibi bizangeza kuba umutrainer wowe ku giti cyawe nka Izere Laurien? Njyewe nabyita ko ari ukuvukana amaraso, nabyita ubukongomani cyangwa iki sinzi ukuntu nabyita you get. So njyewe nakuze nshaka like twabyita like spotlight kugaragara. Yeah. Nabyita nka attention you get. Cyangwa kuba wowe wabugaragara nk'uri clean, noneho no kuba umuntu yakureba akavuga ati oh wow uriya muntu aragaragara neza you get. So mbere y'ino kariyeri y'uko mba umutrainer nakoze na modeling, bino byo kwerekana imyenda. Yes, narabikoze. It was in 2013 gutyo. Ndakeka no mu Rwanda nibwo byari bije bifite nuza. Yes, abantu bose ubona nyine ngo hano habaye ngo red carpeting ibiki. Waje ngo ndi umumodo. Anavuga ngo ndi umufashion. Yes, ama event yose yabaga hatarimo catwalk, nabyita catwalk. Yes, ya bitarimo cyabaga ari ikibazo. Icyo gihe rero nanjye nabaga nashyushye byatari urumva. Noneho ikintu bita ifoto ni ukuvuga ati n'abantu banzi 40% banzi cyane n'abantu icyo gihe bamenye kubera amafoto nasohoraga hanze y'uburyo nifotozaga amaposteri ibiki. So biza kuzamukana
no kuba najya muri kariyeri y'ubutrainer ni handi usanga nyine umuntu agiye kuba bibaye ikintu kinini akaba like nabyita famous kubera ko population nyinshi iramuzi ariko bamuzi in different ways bikaza kurangira at the end of the road bagize bakuzi bose you get yeah. Aha uravuze uti amafoto ni iki kandi koko nanjye ndabibona amafoto agiye atandukanye abantu bazi Instagram ya Laurien ukunda gushyira amafoto afite uko ateye kwa ndibaza biri muri iyi collection y'ingi the trainer store cyangwa ni imyenda ku ruhande ufite umuntu kwambika kuko imyenda wambara uko biri kose aba ari ama brand naga ari imyenda yari yose utoraguye bigenda bite ku buryo wafate amafoto nk'ayo ukashyira hanze bimeze gute kamere kuri store yanjye store yanjye ntago hagomba kujyamo undi muntu utari ngewe nyirubwite you get sinafata ifoto ngo nyitrecharge ngo nyishyire muri frame nyimanike mu iduka ryanjye iyo ni mission impossible uwo mwenda ngomba kufitingamo you get nkarya ifoto as the trainer narangiza ikagomba ikamamaza iduka ryanjye you get ikindi kintu kuba navuga ngo umuntu ngunyambika ndakeka kuri ubu ngubu ntago ari ukwiyemera umutwe wanjye urahagije kuba nareba imyenda nkatoranya ati uyu urajyana n'uyu uyu urajyana n'uyu kandi bikaza kuvamo uri styling you style yourself yes nta muntu navuga ngo aranyambika kuko niyo ngiye muri magaze y'imyenda isanzwe nta muntu wandebera imyenda just ngewe ngiyamo nka choosingamo bitewe na taste yanjye kuko taste yanjye itandukanye n'izabandi basore you get cause ntago imyenda isanzwe uzabicunge sinjya nkunda kwambara umwenda ugira marike mu mafoto yanjye yose uzacunga nkunda imyenda iri classic ariko nyine idafite brand tuvuga urugero niba ari ishati ikaba ari ishati itanditseho ngo Gucci cyangwa itanditseho ngo Polo cyangwa iki you get niba ari Jinx ikaba ari Jinx nyine ari Jinx nabyo kuvuga ngo hano ngo washushanyije imisaraba ngo washushanyije ibiki nyine zino style zaje cyangwa iki just niyo myenda ngewe inyura kandi ntago njya nambara imyenda irenze nakabije 4 nkuko nguko nambaye nyine 4 ntago yarenga niba ari kola ikabutura umupira n'ingofero 4 ntiyarenga niba ari imyenda isanzwe jeans t-shirts wenda ntago bijya birenga imyenda 4 kuno usanga umuntu yambaye nozarengejeho ikigori hanyuma the trainer tugikomeza gahunda uravuze uti ntago ujambara imyenda ifite amagraffiti cyangwa iki hanyuma ndabona wambaye marque ikomeye cyane ku isi Under Armour why kubera iki kandi nkunze kuyikubonamo kubera iki ngi ariyo wemera kuba wanambara iriho iyo griffe niko nabyita cyangwa si yo logo kubera ko nsobanukiwe kwambara cause ariko fatano They know the brand. Utayizi akugereho. Utayiza ngereho. Niko bimeze. Wafata brand yambika White House. Duvati inzu z'abantu z'aba president nyinshi ku isi zambara ino brand kwako ni brand yubashywe na n'ibiciro byayo no mu iduka ryanjye biba bitandukanye n'ibiciro bya Nike cyangwa Adidas you get no kubirangura biba bitandukanye kubera ko ino brand irahenze you get n'abantu bayambara n'umuntu yizi nago umuntu wese nago yaza mu iduka ngo ngahita avuga ngo ngoramwenda ndawushaka oya ikiri hanyuma ufashe umwanya wawe mu trainer ufunguye aha hantu ibi ni bimwe mu byavuye mu musaruro kuba mu trainer cyangwa ni utuntu ku ruhande kwa kundi ubufite akantu ku ruhande ukora ko kakwinjiriza ukavuga uti reka ariko nshoramo nta kantu na kamwe
nigeze kavuyemo iduka ryavuye muri haso yavuye muri kariyeri you get. So hari ikintu abantu bitiranya nowadays, hari ukuba wowe ubundi hari ibintu bitatu: gukora, icya kabiri kwitonda, icya gatatu kudacika intege you get. So umuntu rero kuri iki gihe asigaye twabyita nko kuba wenda afite impano y'ikintu, noneho bitewe n'uburyo abantu batera negative comments ku bintu byiwe, akageraho agacika intege you get. Noneho na za dreams yari afite nyuma yo kuba ya nyine nabyita nka achievement cyangwa outcome zizava muri iyo mpano yiwe yese no gukora niki, bituma adatangira gutekereza further, ahubwo agacika intege bitewe n'abantu bamudekuraje, abase ibi bintu none bizavamo trainer iki. Noneho njyewe nahuye na challenges nyinshi, ahubwo kwa ko ngiye mfite savage mentality, ngengera savage mentality yanjye ntago ihuye n'iy'abandi bantu you get. Ngewe ushobora gutera negative comment ku bintu byanjye, ushobora kumbwira ngo iki kintu ntago gikora, ahubwo ngiye ngagerageza uburyo gikora you get. Muri make muri kwa kundi baba baguca intege, wowe ukuramo igisubizo you get. Wowe ushobora kumbwira ati umva icyo kintu ntago gikora, ahubwo ngiye ngagerageza uburyo wowe ugumya uri kundeba, like nabyita like watch me you get. Watch me do it. Yes, nuko nguko ngewe meze. Short time. Niba hari nk'ama negative comments njya mbona muri inbox zanjye cyangwa kuma post yawe, post yanjye cyangwa iki, man na rimwe ngiye wanyicira energy, niwanyicira energy ntibishoboka habe na gatoya. Ni ukuvuga ati uwo muntu umwima umwanya, ahubwo wowe ukareba wowe intumbero yawe. So icyo kintu rero niyo challenge abantu benshi bahura nayo nowadays. Ugasanga wowe ibyo wakoraga urabiretse, ugiye gutangira kuba wakora ibindi bintu, kandi aho warugeze niho heza kuba noneho umuntu noneho yagana ibyo wowe service wowe utanga cyangwa kariyeri yawe cyangwa iki. Noneho ugasanga ibyo wowe wifuje, dreams zawe zose uzinyujijemo red cross. So noneho nkomerezaho nanagusubiza icyo kibazo wowe warumbajije ku bijyanye na shop yanjye. Nahoze nkunda kwambara you get. So kubona imyenda nambara bitewe na taste yanjye byarangoraga, bikaba ngombwa ko wenda niba mfite nk'umukiriya ugize isafari, nkamubwira ati ibi bintu nabyo daringa nkabishipinga kuri adresse yawe, wazaza ukabinzanira. Iyi collection yaje nshyashya ya Nike, nshobora kuyishyura bakayideliveranga. Yes, ukayinzanira. So nkabona mu Rwanda no ku bakiriya banjye nkoresha siporo daily, barambazaga ati se nihe nshobora gukura imyenda ya siporo. Ugasanga n'amasitore ya siporo asobanukiwe imyenda ya siporo mu Rwanda ni makeya cyane, ni makeya. Usanga umuntu niba akubwira ati ngiye ncuruza imyenda ya siporo, okay, curuza imyenda ya siporo, wageramo ugasanga curuza imyenda ya football. Sasa ngewe sawa rero babyumvire, ndagenda nambaye imyenda ya football muri gym, ni ikibazo. Sasa ugasanga ngewe mbuze n'ahantu ndangira umukiriya wanjye you get. So ni igitekerezo nagize muri 2019 cyo kuba nafungura store y'imyenda ya siporo. Mbere ahubwo mu mutwe wanjye guhera kera habagamo store y'imyenda isanzwe, imyenda isanzwe, amakostume n'ibindi. Nuko byahuriranye na kariyeri ndimo, nkavuga ati reka iki ngiki mbanze ngikore kive mu nzira, noneho ikindi noneho mbe nagifata you get. None se
tugikomeza kuri iyo gahunda uravuze uti byavuye muri haso n'iki njye ndibaza cyane hari abantu benshi cyane bakubona utraining abantu harimo ababyeyi harimo abakiri batoya b'urubyiruko abana bato cyane ese nta bintu by'amatiku cyangwa se ibintu bijya bikugeramo ngo wumve bari kukuvuga nabi se bari abantu uri kuba traininga cyangwa mufitanye izindi relationship kuko urebye ukuntu ukurikirana umuntu ugukurikirana kuri social media ufite ukuntu ukurikirana umuntu runaka so ntago bijya bizamo ngo bumve ko aba trainers nkuko tubiza benshi usanga bafite utundi tuntu bakora ku mpande tubinjiriza ugasanga wenda nabo ba Sugarmamy sugar daddy sinzi niba ubizi nawe ku giti cyawe ntabwo ibyo bintu byigeze bikugeraho ngo ubone umukiriya kuje ariko atazanywe na gahunda ya training so iyo umukiriya atari straight me I go straight you get tuvuga urugero niba wowe uri client wanjye uje ungana I want this and this cause mu clients umeze gutyo nago yaza at the first sign ngahita kubwira ngo A Z you get so we atangira kubwira ati ndashaka kugabanya belly fat whatever you get so uburyo wowe ubyitwaramo nk'umutrainer uri professional ngiye ndavuga by myself cause ngiye nkunda kariyeri yanjye nkunda n'akazi kanjye so nanga yuko noneho akazi kanjye kaba kagira isura mbi you get kwako uwo mu clients numufata ibyo ashaka wowe ukabimukemurira you get we niba wenda ashaka relationship wowe nawe ukabyemera wowe icyambere cyo wowe uzi icyo ushaka mu kazi kawe araba yisha akazi kawe kandi noneho nagenda hanze azavuga ati uyu mutrainer uramuzi wowe iyi bogari dusigaye turi kumwe gutya GG you get ariko wowe nugenda straight ukamubwira ati okay waje umbwira ko you need to lose weight okay turakora ubone resulta zawe kwako n'abakiriya njya nkoresha bafite umurongo batabona resulta ntibibaho kereka wowe nyine udafite consistency you get wowe gahunda wowe yatumye unshaka niba tudashoboye kuyikora ngewe ngenda kata kubera ko ibyo nkora biranyinjiriza you get ngewe mfite abakiriya benshi ku buryo ngeraho nkanahagarika kwakira abakiriya uri kubyumva sasa rero amafaranga sinzi amafaranga wowe wajya kuma yatuma nica kariyeri yawe amafaranga wajya kuma yakwangiza hasorinze guhera 2015 ntago ayo mafaranga yajya kwica kariyeri yanjye nayo iki uravuze uti 2015